Kurota mama wawe atwite bisobanuye ko ugiye guhura n'amahirwe utari witeze kandi ko mu bintu utatekerezaga ko byakubera byiza ko rwose ugiye guhura n'amahirwe yawe n'umugisha wawe. Nurota mama wawe ukabona aratwite, yaba ariho cyangwa atakiriho, uzamenye ko ari igihe cyawe cyiza cya nyacyo cyo guhura n'amahirwe yawe. Muraho neza nshuti zanjye zo kuri Star 204 TV, ikaze yambi umwaka mushya muhira wa 2026. Narimba kumbuye cyane tumaze iminsi tutabagezaho ibiganiro kubera ko twari tukishaka uburyo twabakora ibiganiro byiza ndetse ku gihe. Rero wiyumvemo ikaze, niba ari ubwa mbere ugiye kubana natwe kora subscribe kubera ko hano ntabwo uzigera uhahombera. Ni ahantu tuvugira ibintu by'umumaro, dusobanura inzozi, tutanga imiti, tukagira ibiganiro byinshi bitandukanye, kandi wibuke no gukora ku kazogera kugira ngo ikindi gihe cyose tuzajya dushyiraho ikiganiro cyacu uzajya uba mu ba mbere bacyumva, bakireba vuba, kugira ngo dukomeze tubane. Uyu munsi rero nabateguriye uburyo 10 ushobora kurotamo mama wawe mu nzozi. Hari uko bigenda ukabona mama wawe ariko ushaka kumubona mu buryo butandukanye, ushaka kumurota mu buryo butandukanye. Rero yaba ariho cyangwa atakiriho, ariko birashoboka ko subconscious ishobora kumugarura mu nzozi zawe bitewe n'icyo ubwonko bugiye kukubwira. Hari amakuru bushaka kukumenyesha, bishobora gutuma urota mama wawe. Reka rero duhere ku buryo bwa mbere. Ushobora kurota mama wawe arimo kurira, ukajya kubona ukabona mama wawe arimo kurira mu nzozi. Ibi ngibi bisobanuye ko ugiye kwinjira mu bihe bibi cyane bikugoye, kubera ko umubyeyi w'umumama ni umubyeyi uhangayikira umwana we, yaba ariho yaba atakiriho, iteka ryose aba aguhangayikiye. Rero nujya kubona mu nzozi ukabona mama wawe arimo kurira, bisobanuye ko ugiye kunyura mu bihe bikugoye cyane ndetse bishobora kuzakugeza kure, kandi ukabura umuntu ukurengera kubera ko bizaba ari ibintu bigoye cyane. Ubundi buryo bwa kabiri ushobora kurotamo mama wawe, ushaka kumurota yagusuye, ukajya kubona wenda warashatse cyangwa se ntukiba mu rugo, ariko ukajya kubona ukabona mama wawe yagusuye. Izi nzozi zo ni nziza cyane, ni byiza kuko uba ugiye kugera ku ntsinzi ndetse uba ugiye kugera ku mbuto z'umugisha, ku bintu wari umaze iminsi ukora, yaba bizinesi, yaba akazi ukora, yaba ibintu byose werekezaho amaboko wari umaze iminsi ukora ndetse bikugoye. Uzamenye ko ari igihe cyawe cyo gusarura ibyiza, ni igihe cy'umugisha kuri wowe, ni season y'umugisha. Uzishime unezerwe. Ubundi buryo ushobora kurotamo mama wawe, ushaka kurota wica mama wawe. Nubwo izi nzozi zidakunze kubaho kenshi, ariko hari igihe ushobora kurota ukarota urimo kwica mama wawe. Kurota rero wica mama wawe bisobanuye ko uri mu buzima bwo kwicuza kubera ko wagize amahirwe ariko ntuyakoreshe neza, ndetse ukaba waragize amahitamo mabi. Ibi rero nubona urose inzozi ukarota urimo kwica umubyeyi wawe w'umumama, uzamenye ko rwose ubayeho mu buzima bwo kwicuza, ariko kandi biturutse kuri wowe kubera amahitamo mabi wagize mu buzima bwawe. Ushobora nanone kurota ubona mama wawe yishimye, ushaka kumubona ari mu nzozi yishimye. Ibi bisobanuye ko ugiye gusoroma imbuto z'imvune z'ibintu umaze iminsi ukora. Nabyo ni inzozi nziza cyane zigaragaza ko uri mu gihe cyiza, kubera ko naho mama wawe ari aba akunezerewe, aba yishimye. Bisobanuye ko rwose ugeze ni igihe cyiza cy'amahirwe, yaba hari ibyo umaze kugeraho cyangwa hari ibyo uteganya gukora. Ubaye urimo guteganya gukora umushinga runaka, hanyuma ukarota inzozi ubona mama wawe yishimye, uzamenye ko uwo mushinga Imana irawushyigikiye, Imana irimo kuwuha umugisha. Uzafatireho ukomeze uwukore rwose. Hanyuma nurota kandi mama wawe yarakaye kandi ari wowe wamurakaje, kandi uko kumurakaza bikamutera ipfunwe n'ikimwaro, uzamenye ko ugiye gukora amahitamo mabi mu buzima, ndetse ukaba uzanayicuzaho igihe cyose mu buzima ukaba ugiye kugira amahitamo mabi. Murabizi ko
hari igihe umuntu aba ari umunyamahirwe ariko wakora amahitamo mabi ugasanga bijyanye ubuzima bwawe mu kaga. Nubona rero mama wawe yarakaye kandi bigaragara ko ari wowe wamurakaje mu nzozi ndetse ukabona atewe ipfunwe nawe, uzamenye ko ayo mahitamo ugiye gukora ari amahitamo adakwiriye. Nugira umugisha wo kubirota utarahitamo, uzamenye uko ubyitwaramo, ayo mahitamo uzayahindure. Hanyuma kandi nurota mama wawe arwaye, uzasenge cyane kubera ko birashoboka ko ushobora gutakaza akazi. Mbese ahantu wakuraga ibintu byiza haba hagiye guhura n'ibibazo. Niba uri umucuruzi, niba se ufite akazi gasanzwe ukorera abandi, niba hari ukundi kuntu wabigenzaga ukabona ubuzima bwo kubaho burakunze, nubona mama wawe yarwaye uzamenye ko hari ibintu bicumbagira mu buryo bw'umugisha wawe. Umugisha wawe uzaba wahungabanye, uzaba watatswe. Uzasenge cyane kugira ngo Imana ikurinde icyo gihombo. Ushobora no kuba ugiye guhomba, ushobora kuba ugiye gutakaza ikintu cyawe cy'agaciro. Nubona rero mama wawe arwaye, uzamenye ko hari ikintu cy'ingenzi cyawe ndetse cyari kikubeshejeho, cyari kigutunze, uzamenye ko bishoboka ko ushobora kugitakaza. Ubundi buryo ushobora kurotamo mama wawe ni ukurota umubona, ukarota umubona mu nzozi, yaba agenda yaba yicaye, ariko ukarota ubona mama wawe. Bisobanuye ko uzabona ubufasha mu minsi iri imbere. Ni ukuvuga ngo haba hari sapoti, haba hari ubufasha buguteganyirijwe mu minsi iri imbere, wowe kabone n'ubwo utabizi, ariko ubwo bufasha buzaba buhari. Hanyuma ubundi buryo ushobora kurotamo mama wawe ni ukubona urota usangira na mama wawe. Ibi ngibi byo ntabwo ari byiza kuko bisobanuye ko wananiwe gufata imyanzuro ku bintu runaka, ndetse rwose ko ugaragara nk'umuntu udakuze mu buryo bw'ubwenge, kubera ko nyine niba umaze kuba mukuru wakaba ujya kubaka urugo rwawe, ntukomeze kuba iwanyu cyangwa ngo ukomeze ube hafi ya mama wawe. Rero iyo urose uri mukuru ariko ukabona urimo urasangira na mama wawe, uzamenye ko hari ibintu mu mitekerereze usa nk'aho wagwingiyemo, hari imyanzuro udafata, kandi mu by'ukuri iyo myanzuro ari wireba, nta wundi muntu uzayigufatira. Uzikubita agashyi rero wikosore, uhindure imikorere, kubera ko birakwiye ko umuntu niba yakuze akwiriye gukura nyine akagira imyanzuro ya kigabo afata. Hanyuma ubundi buryo ushobora kurotamo mama wawe ni ukurota ubona uba mu nzu ya mama wawe kandi uri mukuru nyine, ariko ukabona uracyaba iwanyu. Kuba rero ukiba iwanyu nyine ukarota izi nzozi wibona ukiba mu nzu ya mama wawe, bisobanuye ko uri guhitamo nabi cyangwa se ukaba warahisemo nabi. Bisobanuye ko nyine hari amahitamo mabi agiye kukubaho kandi akazakugiraho ingaruka zikomeye, cyangwa se ukaba waragize amahitamo mabi kandi ayo mahitamo nanone akaba azakugiraho ingaruka mu buzima bwawe bwose. Nubona rero rwose izi nzozi uzamenye uko ubyitwaramo, usenga Imana kugira ngo iguhindurire amateka. Ubundi buryo ari nabwo bwa nyuma ushobora kurotamo mama wawe ni ukurota mama wawe akugira inama. Izi nzozi zo rwose ni nziza kuko bisobanuye ko wifitemo ubushobozi bwo gukora ibyo wahisemo. Uri independent, ushobora gukora ibintu ukabihitamo wabyigiriyeho inama kandi ukabikora neza cyane. Aha rero uzakomerezaho, ndetse niba hari imishinga mishya uri gutegura muri iyo minsi ukabona urose mama warimo kukugira inama, iyo mishinga izaba ishyigikiwe kandi uzaba ubifitemo ubushobozi bwo kugira ibintu ukora kandi bikabyara inyungu ndetse n'umusaruro. Mwakoze rero kubana natwe, ndabibutsa gukora subscribe ku bantu bashya, kandi nabo dusanganwe iki kiganiro niba kikunyuze ukore share, mukore like, kugira ngo n'ikindi gihe tuzajye dukomeza kubana namwe. Imana ibamere umugisha rero. Bye.